Abazungu bakigera mu Rwanda basanze abanyarwanda bemera Imana nziza kandi yahanze byose. Mu mucyo w'icyo gihe nta kintu na kimwe gihamya ko haba hari imihango yakorerwaga Imana. Nta hantu, nta bintu, nta n'abantu bazwi bari barerejwe iyo Mana. Abandi bantu ahubwo abakurambere na Ryangombe nibo bari biganje mu mihango y'Abanyarwanda. Mu mitekerereze yabo Abanyarwanda bumvaga ko roho z'abapfuye zari zifite ububasha bwo kuza kwivanga mu buzima busanzwe bwa buri munsi kugira ngo zirinde cyangwa se ziteze ibyago abazima. Mu muryango, umukurambere witabye Imana niwe warindaga abamukomokaho bose igihe batewe n'abazimu babi. Kugira ngo arinde umuryango, byabaga ngombwa ko bahora bamuterekera. Iyo bitakorwaga, yashoboraga kwihimura agateza ibyago abazima kugira ngo abahane. Mu muhango wakorerwaga Ryangombe bita kubandwa, hari abantu babigenewe. Hari umugirwa n'abajya mu mwanya w'imandwa, arizo basangirangendo ba Ryangombe. Uwabanzwe, imandwa zaramurindaga zikanamuha agakiza. Hari undi muhango wari ufite abayoboke benshi, uwo ni umuhango wa Nyabingi. Uwo mugore w'intwari yarindaga abamugana abinyujije ku mugirwa. Muri iki gihe, kuvuga inkuru ya Ryangombe n'umugirwa byasa no kuba ari igitekerezo mpimbano cyene n'intama. Mu Rwanda turi 13,246 n'abantu 394. Hafi ya twese muri aba turi abayoboke b'amadini yemera Imana. Imana itari Ryangombe cyangwa Nyabingi, itaboneshwa amaso, Imana tutabona gusa twizera ko ishobora byose. Mbere y'umwaka w'1900 nta washoboraga kwemera ko umuhango wo kuragura, kubandwa cyangwa guterekera bizasimburwa n'uburyo bushya bw'ukwemera tubona muri iki gihe. Byatwaye igihe kingana gite ngo Abanyarwanda bave ku myemerere yabo gakondo bayoboke Imana y'abazungu? Byatwaye imbaraga zingana iki abagabo 4 gusa, barimo Musenyeri Yohani Joseph Hiriti w'Umufaransa, Padiri Brard, Padiri Paul Barthélemy ndetse na Frère Anselme kubaka inzu ku butaka bw'u Rwanda Isave, ikitwa Kiliziya isengerwamo Imana kuva ku itariki ya 8 Gashyantare umwaka w'1900 kugeza uyu munsi. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifashishije igitabo cyanditswe n'itorero rya Mutagatifu Paulo ishami ry'amateka muri seminari nkuru ya Nyakibanda, inyandiko y'ubunyamabanga rusange bw'inama y'abepiskopi Gatolika y'u Rwanda, Conférence Episcopale du Rwanda. Turibanda ku mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda kuva mu mwaka w'1900 ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga kugeza uyu munsi. Nitwa Israel Tuyiringire, iyi ni Beroya TV, wayi ikaze. Kuwa 2 Gashyantare umwaka w'1900 Musenyeri Yohani Joseph Hiriti agera mu Rwanda. Abanyarwanda bari bakibereye muri iryo yobokamana gakondo. Yari umuyobozi w'akarere ka Nyanza y'Amajyepfo, ariko agatura i Bukumbi ahari Kiliziya yitiriwe Bikira Mariya umubyeyi wa Kamoga, ni muri Tanzania y'ubu. U Rwanda rwari rwarateye amatsiko uwo mugabo. Guhera mbere y'umwaka w'1900 yabaririzaga ibyerekeye u Rwanda, akabaza abacakara bari baravanywe mu Rwanda. Kwa 12 Ugushyingo umwaka w'1897 Musenyeri Hiriti yashinze misiyoni ya Katoke ahitwa mu Buswi. Yari agamije gutegura ishingwa rya misiyoni mu Rwanda. Kuva ubwo abifashijwemo na Padiri Brard bitaga Terebura, arushaho gushyikirana n'ibwami, yohereza amaturo umwami w'u Rwanda. Amaturo yiganjemo imyenda n'ibitare.
yabaririje cyane cyane uturere twari dutuwe kurusha utundi mu Rwanda. Mu mwaka w'1899 Musenyeri Hirita aherekejwe na Padiri Burari na Frere Barthelemy hamwe na Frere Anselmi yatangiye urugendo rugana i Rwanda. Azenguruka igihugu anyuze mu majyepfo agera Usumbura, aho ubutegetsi bw'Abadage bwari bufite icyicaro. Liyetona von Garaveriti amuha abamutwaza maze yerekeza iya Shangi, aho Kapiteni Beti yamuhaye umusemuzi ndetse n'abasirikari 2 kavukire. Bageze i Nyanza, ibwami abamisiyoneri bakiriwe mu byishimo byinshi. Umwami yari azi ko bavuye Usumbura kandi bashyigikiwe na Kapiteni Bete. Nyamara ibwami basanga byaba ari uguhubuka bahise babereka umwami, maze uwitwa Mpamarugamba araza aba ari we wiyita umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Musenyeri Hiriti yasize abamisiyoneri Mara ku wa 4 Gashyantare umwaka w'1900 asubira i Burundi. Mu gutembera ngo bamenye imisozi, abapadiri babona umusozi mwiza wa Save maze bahitamo kuhashinga misiyoni, bityo bareka Mara. Ibi biravuguruza igitekerezo cyabaye kimomo kivuga ko umwami yaba yarashatse kohereza abamisiyoneri kure y'urugo rwe agira ngo abatuze mu karere kazwiho kugira amahane. Mu by'ukuri abamisiyoneri nibo bihitiyemo umusozi bifuzaga kubakaho. Bo barebaga gusa niba hari abaturage benshi, ndetse niba ari uwo Musenyeri Hiriti yandikiye umuvandimwe we Aruferedi yemeza ko abamisiyoneri ari bo bihitiragamo uturere bifuza kubamo kandi umwami akabibemerera. Ku wa 1 Ugushyingo umwaka w'1900 Musenyeri Hiriti yagarutse mu Rwanda ashinga misiyoni ya Zaza. Umwaka ukurikiyeho ashinga misiyoni ya Nyundo. Hanyuma mu 1903 ashinga misiyoni ya Rwaza na Mibirizi. Aho hose bahafataga bashingiye ku mpamvu imwe, akarere gatuwe cyane. Ikindi bagenderagaho kwari ugutanga imbere andi madini ya gikirisitu ndetse n'abayisilamu. Intambara y'amadini yaje no kugeza ubwo yigomba ibitambo by'abamiriti b'Ubugande yari itaribagirana mu mitwe y'abamisiyoneri. Kubona rero igihugu kitamo abaporotesitanti n'abayisilamu byari nk'impano ivuye mu ijuru. Iyi niyo mpamvu abapadiri bera bashatse gufata impande z'igihugu zose mbere y'uko abaporotesitanti bahagera, dore ko icyo gihe bahabitaga abanyabinyoma. Umwami yari afite ububasha bwose ku bantu ayobora. Yaricaga agakiza. Ubutegetsi bwe bwaturukaga ku Mana. Umwami yari ahagarariye Imana. Mu mwaka w'1900 nibwo abanyiginya bashoboye kwigarura ubutegetsi bwose babushyira mu maboko y'umwami. Uyu nawe akoresheje ibyegera bye yizeraga kandi agategeka ubutaka bwose buhingwa, inzuri ndetse n'ingabo. Abatware bakuru wasangaga ari abatunzi bafite ibikingi n'ingabo. Kubera rero ko ibyo bikingi byabaga biri hirya no hino mu gihugu, nta mutware washoboraga kwigomeka, cyane cyane ko abandi batware ndetse n'abandi batunzi n'abakuru b'ingabo babaga bashinzwe kumugenzura. Abamisiyoneri bakigera mu Rwanda mu mwaka w'1900 basanze abayobozi b'igihugu barimo amoko abiri, Abanyiginya n'Abega. Hari hashize imyaka 5 Abega barushije imbaraga Abanyiginya, maze bahirika umwami Kigeli wa 4 Rutarindwa bamusimbuza Yuhi wa 5 Musinga. Ibyo nibyo abantu bakunze kwita ihirikwa ry'ubutegetsi coup d'etat ryo ku Rucunshu. Abanyiginya
baje kongera kugira imbaraga, maze mu mwaka w'1905 baganza abo batavugaga rumwe. Uko gutsinda kw'Abanyiginya bagukesheje igikomangoma Muhigirwa wari umutware ukomeye w'ingabo zitwaga Inyaruguru. Uyu yaretse kutagira aho abogamiye maze ashyigikira Abanyiginya. Icyo gihe mu turere two ku nkiko z'igihugu harangaga ibikorwa byo kwigomeka ku mwami, kuko bamufataga nk'uwimye ingoma itari imugenewe. Byongeye kandi umwami Musinga yabonaga ko abapadiri ari inkokobotsi zashoboraga kwigarurira abaturage. Uburyo abapadiri bashingaga za misiyoni nabwo bwashimangiraga impungenge yari afite. Yibazaga impamvu bashishikariye kongera umubare wa za misiyoni. Mu mwaka w'1903 misiyoni 5 zari zimaze gushingwa, mu gihe Abadage bo bari bakibera ishangi gusa. Karidinali Ravageri, umuhanga mu mateka ya Kiliziya, yasabaga abogezabutumwa guhindura mbere na mbere abatware, azi neza ko rubanda bazahita bakurikira iyobokamana rya ba shebuja. Yifuzaga gukora muri Afurika ibyari byarigeze kubaho ku ikubitiro rya Kiliziya. Koko rero ihinduka ry'umwami w'abami Constantine n'iry'umwami w'abami Theodosi byatumye Kiliziya ihindura isura. Ntiyari ikiri Kiliziya itotezwa, ahubwo yahindutse Kiliziya yemewe n'amategeko. Ihinduka ry'abanyamusozi b'Abafaranke naryo ryagenze rityo. Ihinduka ry'umwami Corovosi ryatumye abaturage be binjira muri Kiliziya. Ibyo abamisiyoneri bose ntibabivugagaho rumwe. Padiri Burare, uwo bitaga Terebura, uwashinze misiyoni ya Save, ari muri bamwe babonaga ko iyo jugujugu yashoboraga gutuma guhinduka bitagaciro kabyo. Yegeraga abantu baciye bugufi akabitangira uko ashoboye kose, ariko abakungu ntabiteho cyane. Ibyo yabipfuye n'abakuru b'umuryango we, bituma ava mu Rwanda ndetse asezera no mu muryango w'abapadiri bera, yigira mu bamonaki. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cyavuga ku mateka ya Kiliziya mu Rwanda kuva mu mwaka w'1900 kugeza uyu munsi. Twizeye kandi kuzongera kubana nawe mu mugabane wa kabiri w'iki kiganiro. Ushobora kandi kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga za internet zacu zitandukanye, haba kuri Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri Twitter ni Beroya TV. Nitwa Israel Tuyiringire, ndabashimiye. Muri iki gihe igiciro cy'ibikomoka kuri gaze na peteroli kirarushaho kwiyongera buri munsi. Iyi niyo mpamvu imwe rukumbi yo kwiyongera n'izamuka ry'ibiciro by'ibyangombwa dukenera ngo tubeho. Mu gihe nta mushinga n'umwe washora ngo wunguke gaze cyangwa peteroli iwawe, bisa naho ntacyo gukora dufite kuri iki kibazo. Gusa hari icyo wakora kimwe rukumbi ukagabanya bimwe mu byo utakazaho amafaranga, ukabutangira uburyo bwiza bwo kwizigama. Ibi abakorana na Turatsinze Emmanuel Shop barabyumva neza. Abamenye ibanga ryo gukorana nabo ntibakirirwa batonze imirongo, habe no guhangayikishwa n'ingendo ku mpamvu ya esanse cyangwa mazutu. Reka da! Aba bagufitiye amagare ya siporo meza cyane, ayo mu bwoko bwa mountain bike, hybrid bicycle, road bicycle ndetse na folding bicycle ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Bakorera rwagati mu mujyi wa Musanze, hafi no mu Kizungu. Ushobora kubagana aho bakorera cyangwa ukabahamagara kuri telefone 0783085968. Intego yacu ni ukubaho ibyiza